ni channel. Intego zacu nyamukuru ni uguteza imbere umuntu uwo ari we wese ukeneye gutera imbere mu rwego rw'ubukungu, tubicishije mu bushakashatsi, kubagezaho amakuru y'ubukungu ndetse no kwigisha. Uyu munsi rero tugiye kwiga ikintu gikomeye cyane, ikintu abantu benshi batazi kandi bahora batangaho amafaranga nk'abacuruzi cyangwa se abakora izindi business. Umunsi ku munsi usanga umuntu akeneye kudekarara nk'umusoro ku nyungu, ugasanga arabitangaho amafaranga kandi akaba yabyikorera. N'abatindiye rero tugiye kwiga uburyo ushobora kwidekararira umusoro ku nyungu. Ibi ni ibintu ushobora gutangaho amafaranga atari munsi y'ibihumbi 15, ariko ubwawe wabyikorera cyangwa se ukabikorera n'abandi nawe ukabibyaza inyungu. Aha rero icyo usabwa ni iki? Ujya kuri internet ugafungura urubuga rwa Rwanda Revenue, ni rra.gov.rw. Urubuga rwa Rwanda Revenue rero iyo rumaze gufunguka, kuko uba ugiye usangamo serivisi nyinshi, ariko dukeneye kudekarara umusoro ku nyungu, ujya ahanditse pay domestic taxes, niho winjirira ugahinguka kuri page yo gushyiramo tin number na password. Buri muntu wese ukora business mu Rwanda iri registered aba afite izi credentials cyangwa se iyi tin imuranga, iranga ubucuruzi bwe ndetse n'umubare w'ibanga. Ha rero dushyiremo tin number, ukaza ugashyiramo password, ugakora sign in. Aha uba wamaze kwinjira muri business yawe, ku rubuga rwa business yawe muri Rwanda Revenue. Urabona iyi business yitwa M&C Global Company. Iki gihe rero tugiye kudekarara umusoro ku nyungu. Umusoro ku nyungu rero uhita ujya aha handitse annexes, ukaza ukajya kuri VAT cyangwa se value added tax, ari wo musoro ku nyungu, ugafungura. Iki gihe uba ugiye kudownloadinga formulaire. Ngiyi formulaire VAT annexation cyangwa se value added tax, ni formulaire y'umusoro ku nyungu uba ugiye kudownloadinga kugira ngo ubone uko udekarara. Turafungura iyi document ya Excel yabaye downloaded, tuyitegereze ifunguke. Ubu akanya tugiye kureba uburyo ushobora kudekarara, ariko hari nk'igihe ukwezi gushira cyangwa se igihe runaka utaracuruje ngo usohore facture. Iyo Excel sheet imaze gufunguka, ureba hano hejuru aka kantu abantu benshi ntago bakazi cyangwa ntago bakitaho, kandi iyo uhise utangira gukora waje ukagaclosinga aha ntago bikunda. Ukora enable editing kugira ngo bakwemerere ko wakeditinga. Akandi kantu k'ingenzi, ukora enable content kugira ngo izi content za Rwanda Revenue uzemerere gukora cyangwa gukoreshwa mu mashini yawe. Iki gihe uhingukira kuri sheet ya mbere ivuga instruction cyangwa se amabwiriza yo kuntu ushobora kubikora. Gusa twe tuba dukeneye kuzuza izi sheet zindi zikurikiraho. Duhera rero kuri sheet ya sale cyangwa se ibyo wacuruje. Aha rero ngiye kubereka, kuko turi mu itangira, nzabazanira igice cya kabiri. Tugiye guhera ku muntu ushaka kudekarara zero cyangwa se kudekarara nimba atarigeze acuruza, cyangwa ibyo bita NEA. Iki gihe rero urareba aha hajya tin number, ureba facture, kuko baba bavuga ko iyo ucuruje usohora facture ya IBM. Ureba rero tin number y'umuntu waguze cyangwa se wowe wagurishije, kuko iyo umuntu aje kugura ukamuha facture umwandikiraho tin number, ubwo ni tin number y'umuguzi, y'umuntu we wagurishije. Iki gihe rero kuko tutacuruje ari zero, tugiye kudekarara zero, mu mwanya wa tin number y'umuntu twagurishije ushyiramo 9 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Impamvu ushyiramo 9 9 nuko tin number yo mu Rwanda igizwe n'imibare 9 cyangwa se digit 9. Iki gihe rero ishyizemo 9 9 ni ukugira ngo wuzuze characters zijya muri tin number, ariko
bigaragara muri sisiteme ko aho nta tini namba washyizemo kuko uba utaracuruje. Hakurikiraho ahajya izina ry'umukiriya. Kuva tutarigeze ducuruza aho urahareka. Uramutse waracuruje nzabibereka mu gice cya kabiri uburyo nabwo ushobora kudekarara ugendeye ku mafagitire kuko wagurishije. Hakurikiraho aho bita na covugudu cyangwa se ibicuruzwa wamuhaye, kondisiyo byari birimo, byari byiza, byari hagati, byari bimeze gute. Aha naho turahareka kuko ntabwo twacuruje. Aha hajyaho invoice number cyangwa se nimero de facture. Icyo gihe kuri facture haba hariho nimero, naho ushyiramo 99 nkuko twabibonye kuri tin number y'umukiriya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ukabireba neza kugira ngo utayarenza. Dukurikizaho igice cya invoice date cyangwa se itariki iyo facture yakoreweho cyangwa se wacururije. Hano kuko tutagurishije dushyiraho itariki turi gukorera declaration, ni itariki 10 z'ukwa karindwi 2021. Ukareba ko baba baguhaye format ko bigomba kuba amatariki agomba kujya muri format ya date, month na year, sibyo? Ubwo niyo mpamvu nashyizeho 10 z'ukwa karindwi 2021 kugira ngo bigendane na format baba bampaye hano. Ikintu ukora ukurikizaho total amount. Iki gihe ushyiraho amafaranga yose ari kuri facture ndetse n'umusoro urimo, value added tax inclusive. Icyo gihe facture ntabwo twacuruje, urashyiramo 0. Ahangaha iki gice cyo bita exempted sales amount n'icyo bita zero related sales amount biragendana. Aha ushyiramo ingano y'amafaranga y'ibicuruzwa wagurishije ariko byasonewe imisoro, kuko hari ibicuruzwa biba byarasonewe imisoro bidasora. Iyo rero kuri facture yawe wagurishije, n'urugero nimba ufite nka shop y'amamoto ya spare parts za moto, nk'amapine yarasonewe gusora, iki gihe amapine nimba yagurishije ari 2, igiciro cyayo ugishyiramo hano. Ariko ntitwigeze ducuruza kuko nta byasonewe imisoro, n'ubundi ntabwo twagurishije. Aho uragira 0 na 0 related sale biragendana n'ibyasonewe imisoro, naho ni 0. Urumva turi kudekarara 0 kuko tutacuruje. Aha hajya export amount cyangwa se iyo ufite business igurisha ibicuruzwa hanze, ibyo wagurishije hanze ntabwo twigeze tugurisha, naho harajyamo 0. Aha hakajyamo umusoro, kuko iyo wasohoye facture bakwereka yo bagusoresheje, uyashyiramo hano, naho ni 0. Izi valeur zose zikorone zose zigomba kuba 0 kuko ntabwo twigeze ducuruza. Iki gihe iyo usoje uraza ugakora hano haba handitse ngo validate. Kavalidate bari kukubwira ko ubu ngubu barakubwiye ngo data has been saved. Ni ukuvuga ngo iyi series, aka gace k'ibyo nagurishije kabaye saved nta kibazo. Icyo gihe rero ukurikizaho igice cyo kurangura. Iki gice cya purchase rero nacyo iyo wacuruje 0 n'ubundi ugiye kudekarara 0 nacyo ukigira 0. Iyo ubishaka urakidekarara ugashyiraho 0, ariko nanone iyo uzi ko wadekaraye ko ari 0 utigeze ucuruza cyangwa se utigeze usohora facture, n'ubundi ukorera iki gice cya sales cyonyine. Iyo wamaze kubikora rero biba bakweretse ko byibitse muri C. Ufungura declaration yawe aho uri kuyikorera, ukaza ukajya kuri declaration, ukajya kuri new declaration. Ibi bintu ntacyo uhinduraho, uhita uza kuri submit. Noneho submit usangamo ya dokima yawe ifite agakode, ugakanda kuri iyi kode. Iki gihe ikintu tugiye gukora, tugiye kubanza duhere kuri aka tuvuge inter declaration. Tugiye kudekarara nimba twaracuruje tubivuge. Urabona aha habanza ubu bya bindi tuba tumaze gukora muri Excel, ibyo tuba tumaze gukora hano
muri iyi format ya Excel, ni nabyo tuba tugiye gushyiramo hariya. Ubwo aha tugiye gushyiramo declaration yacu, ariko ntabwo twigeze ducuruza, nta kintu twakoze. Iza exempted sales, ibyasonewe ni 0, zero related ni 0, ntabyo twagurishije hanze ni 0, imisoro twasoze ni 0. Bega value zose ahangaha zigomba kuba 0 kuko n'ubundi nta kintu twakoze. Tuzabireba mu gice cya kabiri, nzabagezaho uburyo ushobora kudekarara waracuruje, uburyo uko witwara n'amakuru ukura kuri fagitire. Iyo umaze kuzuzamo hano rero, kuko ntacyo twakoze twashyizemo 0, uravuga ngo save. Bakubwira ko declaration yawe ibaye saved cyangwa se yemejwe, ugakora OK. Ugakomeza gushyiraho icyo bita annexures cyangwa se za document tuba twakoze. Aha barakubwira ko tugiye kwa uploadinga noneho ya document tuba twakoze. Aha harahera kuri sales ku byo twacuruje, ukanda hano kuri upload, ukaza kuri choose file kugira bakwemerere gufungura computer yawe aho babitse ya makuru wakoresheje. Icyo gihe ugomba kumenya ko ibyo wakoze kuri iriya document next byibika muri local disk C. Hano hahita hikoramo agafoda ka Rwanda Revenue Authority, tugasangamo ya sales, bya bindi twagurishije cyangwa se ya form twujuje, ukaba ariyo wa uploading. Imaze kugera hano ubona ko file yahiswemo ari sales, ukora submit. Bahita bakubwira ko series yabaye uploaded, ugakanda OK. Iki gihe kuko tugiye kudekarara 0, nta kindi kintu kitureba uretse guhita tuvuga ngo ducomparing ya makuru twujuje kuri form tuyagereranye n'amakuru aya twinjijemo hano kuri declaration. Uhita ukanda kuri compare. Aha iyo bakweretse ko aya ni amakuru twujujemo kuri form, aya nayo akaba amakuru twujujemo hano ku rubuga hahandi twagiye ngo enter declaration. Iyo bakweretse ko izi value 0 hose ari 0 bingana, iki gihe uviva hano muri accept ko wemeye ko ibyo uvuze ari ukuri, noneho ugavuga uti submit. Bakakubwira ko nuramuka submitinze nta kundi kuyisubiramo ngo ube wakiditinga nimba wibeshye. Iyi ni nka warning bakubwira ko nimba wibeshye bisubiremo hakiri kare, kuko numara kubyohereza udafite uburenganzira bwo kubisubiramo, ugakora OK. Iki gihe baba bakubwiye ko declaration yawe yemewe. Uhita rero ujya kureba receipt, view acknowledgement receipt. Ugategereza ukadownloadinga ya receipt yawe ukayifungura. Ubwo bagiye muri folder ya download, tuyifungure bitewe na application ufitemo ifungura amadokima. Icyo gihe dokima yawe ifunguka ari 0, wadekaraye 0, utiri ucibwa amafaranga ngo wararengeje cyangwa se utiri ujya no kubitangaho amafaranga. Kadutegereze dokima ifunguke. Receipt ya Rwanda Revenue itubwira ko twadekaraye kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu kugeza kuri 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubu ni umusoro ku nyungu mu kwezi kose nimba twaracuruje. Iki gihe bakakwereka ko twayisubmitinze ku itariki z'uyu munsi, bakakwereka ko value ari 0, nta mande baduciye, imisoro yishyuwe ni 0. Mbega bakubwira ko ari zo kuko tuba tutaracuruje. Nzabagezaho igice cya kabiri rero kigaragaza uburyo ubikora waranacuruje, kuko nka Wazo Speed twifuza ko umuntu yatera imbere, twifuza kubongerera ubumenyi mu buryo ubwo aribwo bwose bwabafasha kuva ku rwego rumwe mukajya ku rundi mu rwego rw'ubukungu. Niyo mpamvu ndagushishikariza gukora subscribe no kudukurikira ndetse no gusangiza inshuti aya mahirwe, kuko nta wishimira gutanga amafaranga hejuru y'ibintu yakwikorera. Murakoze.